imyaka 24 irihiritse wabaye perezida w'inzibacyuho w'u Rwanda Pastor Bizimungu ahamijwe ibyaha byo kunyereza umutungo wa leta ndetse no gukwirakwiza imvugo zigamije kubiba amacakubiri ndetse no gushinga umutwe ugamije guhangana n'umutekano. Uyu mugabo havuka muri Gisenyi, hakaba yari umunyamuryango wa FPR Inkotanyi wigeze kuyobora ikigo cya Litorgaz cyari gishinzwe ingufu ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Bizimungu yabaye perezida w'inzibacyuho ubwo jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yari imaze kurangira kugeza ku itariki 23 Werurwe mu mwaka w'2000 ubwo yeguraga ku mwanya wa perezida. Bizimungu kandi yaje no gushinga ishyaka rya PDR ubuyanja ritari ryemewe n'amategeko mu mwaka w'2002. Aza gutabwa muri yombi ashinzwa kurema umutwe utemewe ndetse no kunyereza umutungo wa leta, aho yaje gukatirwa igifungo cy'imyaka 15. Ibi ngibi ni ibintu bitari bimenyerewe cyane mu gihugu nk'u Rwanda cyari kimaze imyaka 10 gusa kivuye muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Nkubwira ko niba utari wakora subscribe ni ukora subscribe ndetse kandi ukibuka gukanda ku kazogira. Nge mugiye kubana muri iki kiganiro ndetse yero muhumuza mbahaye ikaze. Ukubona umuntu wabaye perezida w'igihugu agashobora gukatirwa n'inkiko agahabwa igihano cy'igifungo kigera ku myaka 15. Inararibonye Tito Rutaremara yabwiye itangazamakuru ko icyo gihe bitari ibintu bikomeye cyane nkuko byari bimeze mu rugamba rwo kumukura ku butegetsi. Ahangaha yaragize ati, iyo umuntu asubije amaso inyuma nibwo abona koko cyari ikintu gikomeye, ariko kuko twavaga mu bihe bibi cyane cyari ikintu cyoroshye cyane, wabaga wumva rwose nta cyabaye. Icyari kinini cyari cyo kugira ngo aveho gusa, cyari ikintu kinini kandi ntabwo cyari ikintu giteye ubwoba cyangwa se giteye impungenge cyane, ahubwo kumukuraho nibyo byari bikomeye. Anga kandi yakomeje avuga ko icyafashije mu kuba nta mwuka mubi wabaye nyuma yo kuva ku butegetsi cyane cyane mu gihugu nyuma yo gutabwa muri yombi kwa Bizimungu. Iki gihe byari kubera ko yakoze amakosa menshi ndetse kandi abamushyigikiraga imbere mu gihugu bari bamaze kubambarwa. Ahangaha Tito Rutaremara yakomeje agira ati, buriya yakoze ikosa rikomeye, abari bamushyigikiye imbere mu gihugu bari bake cyane. Iki gihe yagize amakosa menshi. Ubwa mbere yaje kwiteranya n'amashyaka yose kuko yarateraniye mu nteko ishinga amategeko. Inteko yarwanye nawe igera naho imukuraho. Icyo gihe abari mu nteko bari abayobozi b'amashyaka kandi yari amaze kwiteranya nabo rwose. Ahanga kandi akomeza avuga ko iyo babigereranyije n'ibyo yari amaze igihe yica ubwo yari ku buyobozi byatumaga bumva ko kumukatira rwose ari ikintu cyari cyoroshye cyane. Ahanga yakomeje avuga ko abari bashyigikiye Pastor Bizimungu bashoboraga kuba baratinye kuvuga kugira ngo batiteranye. Kutumvikana n'inteko nibyo byagejeje ku butegetsi bwa Pastor Bizimungu ku ndunduro. Ahanga kandi Tito Rutaremara yakomeje agaragaza ko Pastor Bizimungu yabaye umuyobozi ariko nyuma y'igihe gito atangira kutumvikana n'inteko ishinga amategeko. Ibyo ngibyo byari bishingiye ku itegeko ryatekerejweho ry'uko inteko ishinga amategeko igira ububasha bwo kugenzura ibikorwa byose bya guverinoma, ndetse kandi inteko ishinga amategeko igatakariza icyizere abayibayirimo hashingiwe ku mikorere idahwitse bashakaga kugaragaza. Kuva ku butegetsi ariko n'intambara yabanje no kurwanwa bucece mu muryango wa RPF Inkotanyi ndetse no mu bari bagize inama y'abaminisitiri, ariko bigeze ku nteko ishinga amategeko bayirwana bivuye inyuma. Angaha Tito Rutaremara yakomeje agira ati, ikibazo cyabaye nuko bwa mbere tukihagera hari itegeko ryari ryaratowe. Iryo tegeko ryari ryo kugenzura guverinoma rikaba ryaragombaga gusinywa na perezida. Icyo gihe Bizimungu nibwo yanze kurisinya. Urumva ko rero byatangiye mbere cyane. Icyo gihe abadepite bari bagize inteko ishinga amategeko baturukaga mu mashyaka agiye atandukanye, aho buri shyaka rimwe ryari ryihariye abadepite bagera kuri 13. Nyuma y'uko Joseph Sebareze atorerwa kuyobora inteko ishinga amategeko, iki gihe nibwo yasinye rya tegeko ryo kugenzura guverinoma ndetse kandi iza gukuraho abaminisitiri bagera kuri 7. Ariko icyo gihe Bizimungu nibwo yaje kubyitambika hanyuma yanga ko bavaho. Ahangaha Tito Rutaremara yakomeje agira ati, iki gihe Bizimungu yanze ko abaminisitiri bose bavaho, hanyuma tuvuga gutyo rero tuvuga ko niba bagendana nawe akabyanga. Habaye ibintu byinshi cyane, aza mu nteko aradutuka, hanyuma umunsi ukurikiyeho nibwo twemeranyije turatora, hanyuma tumukuraho, ariko rwose yarabyumvisha ariyegura. Iyo ngiyo rero niyo ntambara twarwanye igihe kirekire cyane. By'umwihariko muri iki kiganiro twagarukaga kuri Pastor Bizimungu wayoboye u Rwanda agakatirwa igifungo cy'imyaka 15 muri gereza. Nge mwabanye muri iki kiganiro ndetse yero muhumuza naho butaha.